His Excellence Paul Kagame yaravuze ngo kora cyane ku buryo wumva ububabare, kora cyane ku buryo wumva imvune, kubera ko ubukene buraryana kurushaho. Ubukene buraryana kurusha imvune ziva mu gukora. Yavuze ijambo rikomeye ngo tega amatwi cyane umuntu ugira byinshi akugayaho kurusha uko wayatega umuntu ugusingiza gusa. Yaranavuze ngo amahirwe ntabwo aza ku rugi rw'umuntu ngo akomange, ahubwo abantu nibo bakwiye kujya ku muryango w'amahirwe bagakomanga. Iyo foto uri kureba ni ifoto y'umunyabigwi mu mwuga w'itangazamakuru, akaba n'umwe mu bantu bamaze kwigarurira imitima ya benshi kugeza ubwo bamwe muri bo bamwumva mbere yo gutangira umunsi, cyangwa se akaba ari umuntu bumva mbere yo kurangiza umunsi. Birasa n'ibitangaje uburyo uyu mugabo yigarurira imitima y'abantu benshi kubera ubuhanga bwe. Benshi bamumenye nka Dashimu cyangwa se Dash. Uyu ni umuhanzi, umwanditsi w'ibitabo, umuvugabutumwa, utibagiwe no kuba ari umunyamakuru. Ntekereza ko niba umuzi ariho hano wamumenyeye, niba utamuzi kandi waracitswe cyane rwose. Dashimu yamenyekanye kubera ibiganiro by'ubuhanga akora, ariko kandi agace kitwa Ijambo Ryahindura Ubuzima ni agace katumye Dashimu atumbagira akagera ku gasongero k'ubwamamare, ariko kandi ntagende wenyine, ahubwo agatwara amarangamutima ya benshi kuva ku bana kugeza ku bakuru. Ubuhanga bwe mu gutara no gutunganya inkuru, kudasobwa mu gusobanura imvugo z'ibikomerezwa mu isi n'amagambo bavuze yahindura ubuzima, ibi byose byatumye Dashimu yegukana ibihembo bitandukanye bishimangira ko ari umunyamakuru udashakisha ahubwo ukora ibyazi kandi neza. Dashimu ni umugabo w'ubuhanga budasanzwe, ubumenyi bukarishye, akaba intyoza mu gusoma inyandiko zitandukanye. Aho uyu mugabo abera igitangaza, niwe muntu rukumbi uhagarara akameza ko ari ikiyobyabwenge afata. Urumva bidatangaje? Turabigarukaho mu kanya. Ahagana mu kinyejana cya 2 ndetse n'icya 3 abagereki badukanye inyandiko ya Charmide y'umwanditsi Plato, ikaba inyandiko yarekuyemo amagambo agira ati imenye wowe ubwawe. Iyi ni inyandiko yabaga mu ngoro ya Delphes, aho abantu baturukaga imihanda yose hirya no hino baje kwambaza imana ya Apollo muri iyi ngoro. Impamvu ngarutse kuri inyandiko, bivugwa ko kwimenya ari ubumenyi busumba ubundi bwose bubaho. Burya ngo wamenya umuvuduko urumuri rugenderaho mu isegonda, ukamenya ibiro by'isi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko kwimenya wowe ubwawe bikakugora. Aho Dashimu ahera agereranywa nk'umuntu udasanzwe nuko nyuma y'igihe kitari gito kora ibiganiro bitandukanye ku bandi, nawe kera kabaye yaje kwikorera ikiganiro. Ikintu gitangaje cyane, niba utumva uburemere bwabyo uzabaza gutekereza ko yabikurushaho ubumenyi, uzabyumva neza. Muri iki kiganiro yikozeho mu Ijambo Ryahindura Ubuzima niho yatinyutse yicaye ashize amanga avuga ko ubwe akoresha ikiyobyabwenge gikomeye cyane. Icyo nta kindi ni ibitabo. Uyu mugabo Dashimu akunda gusoma ibitabo cyane ku buryo byarenze gusoma ahubwo bikamubera nk'ikiyobyabwenge kuri we. Ariko se mu by'ukuri uyu mugabo ni muntu ki? Ubuhanga afite uyu munsi wa none ko budatangwa mu ishuri abukomora he? Ni biki yariye ngo natwe tuzindukire ku masoko kubihaha, ariko dukunde dukarishya ubumenyi? Reka twinjire neza mu mateka n'ubuzima budasanzwe bw'uyu mugabo Dashimu. Dusubize umukunzi wacu watwandikiye muri comment adusaba kuzavuga ku mateka n'ubuzima by'uyu mugabo. Ndakubitsa ko gukora subscribe ari inkunga ikomeye ubugeneye ibikorwa byacu. Ibuka gukora like niba wakunze ibyo dukora, ariko niba hari n'abandi byafasha ukoresha ya kugira ngo bigere no kuri benshi. Comment zanyu ni ingenzi mu kongera uburyohe bw'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Ngiye wumva ndi Aime Confiance, bahaye ikaze. Ni ukuvuga ngo imirimo ibiri yananiye impyisi. Nimba wigereranya n'impyisi, imirimo ibiri zakunaniye. Okay. Ntabwo imirimo ibiri yananiye umuntu, imirimo ibiri yananiye impyisi, kandi nturi impyisi. Icyo rero nicyo nakubwiraga, ntabwo imirimo ibiri yananiye amajide black n'itatu n'ine n'itanu yananiye impyisi. Nongeye kubaha ikaze kuri channel yanyu kandi ari nayo yacu, aho twungukira ubumenyi butandukanye, tukidagadura ndetse tukanungurana ibitekerezo. Wamumenye nka Dashimu cyangwa se Dash, ariko amazina yitwa n'ababyeyi ni Dushimimana Jean de Dieu. Dashimu avuga kuri izina atari hawe n'ababyeyi, ahubwo ari izina yiswe kera cyane akiga muri secondaire. Imvano y'iri zina Dashimu ryakomotse ku mukinnyi w'umunyamahanga ngo bakinanaga muri secondaire. Uwo mwana bikaba byaramugoraga cyane guhamagarira izina Dushime, dore ko ariko barihinaga rikaba impine ya Dushimimana.
uko uyu musore yakomezaga kumamagara Dashimu kenshi cyane byatumye Dashimu atangira gukundira izina yumva rivugitse neza kandi harimo ubugeni, maze ngo atangire imyidagaduro nk'umuhanzi ndetse n'umunyamakuru. Dashimu yahisemo gukoresha izina kugeza ubwo njyewe nawe tumumenye. Mu gihe cy'ubwana bwe Dashimu yari yarahimbwe akazina ka Kaza Ubwenge, yari yarahimbwe na se umubyara ariko batarikunda habe na gato. Izina Kaza Ubwenge birumvikana ko ari izina rifite aho rihuriye n'ubwenge. Iri zina ngo ryatumaga Dashimu yihata gusoma cyane ngo atazarisebya. Ahera akora cyane arasoma karahava kugeza ubwo gusoma atangiye kubifata nk'ikintu cya mbere kandi kibanze mu buzima bwe. Imvano y'izina Kaza Ubwenge ni iyihe? Se wa Dashimu niwe wahimbye uyu muhungu wari ukiri uruhinja izina rya Kaza Ubwenge. Bivugwa ko ubwo Dashimu yari akiri muto cyane ari uruhinja, nyina yajyaga ku kazi agasiga umuhungu aryamye agasinzira, yewe ntanateze akavuyo kuko nyina adahari, nk'uko bikunda kugenda ku bana benshi bakiri bato iyo babuze ba mama wabo. Ubwo mama wa Dashimu yabaga ageze mu rugo ngo nta n'ikintu aravuga, umuhungu we yahitaga amenya ko mama we aje, ubundi isukurira kakava paka igihe umwana we aje kumuterura. Ubwo se yamaze igihe kinini abyitegereza, arangije araterura ati nyamara aka kana Kaza Ubwenge. Ahita atangira kumwita Kaza Ubwenge. Mu gihe cyo kubyiruka kwa Dashimu yakuze akunda umupira w'amaguru. Dashimu yabonye izuba tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1991 ndetse na tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1993. Ariko se kubera iki? Mu kubyiruka kwe Dashimu avuga ko mama we yamubwiraga ko yavutse tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1991, nyamara ngo yageraga igihe cyo gufata ibyangombwa ngo yabifatiwe na se umubyara, maze biza biriho tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1991 hagati ya se ndetse na nyina. Igihirahiro ko kwibaza itariki n'ukwezi arahitamo akaba aribwo azajya yizihiza umunsi we w'amavuko. Igisubizo cyiza kikaba inzira yo kuva mu gihirahiro nuko yahisemo zombi, yizihiza isabukuru y'amavuko inshuro ebyiri mu mwaka umwe. Dashimu yavutse kuri Vuguziga Abeli ndetse na Mukandori Rachel. Ni imfura mu bana bane bavukana kuri se na nyina. Yavukiye mu cyahoze ari Kibuye, ubu ni mu karere ka Karongi. Amashuri abanza Dashimu yayize kuri école primaire no kwa Muramira, ayisumbuye ayiga kuri école secondaire do Gisenyi. Ageze muri kaminuza yagiye i Muhanga muri Institut Catholique de Kabgayi Iseka, yiga ishami ry'itangazamakuru. Akomereza muri Kigali Christian University aho yigaga Mass Media and Communication. Akarembo ka kera baririmbaga bagira bati nsigaye ndi umuzungu nsigaye nitwa patron. Urakibuka? Niba ukibuka birumvikana urahita useka. Iyi ni indirimbo yitwa nsigaye ndi umuzungu, ikaba yarahimbwe n'umuhanzi Bizimana Lot. Uyu ni umwishywa wa Dashimu ndetse akanaba umuvandimwe wa Professeur Maronga Patrick wamenyekanye cyane mu kwandika ibitabo bitandukanye. Utubwo birahurira he? Ndaza kuhagera. Umunyarwanda niwe wivugira ati mwene Samusura avugana isunzu. Nguko uko isunzu ryo kwandika ibitabo ndetse n'ubuhanzi bw'indirimbo byaje gukurikirana Dashimu. Uyu mugabo akanyujijeho mu bihe byatambutse, akora indirimbo nyinshi zitandukanye kandi zakunzwe zirimo nka Memuke Ndamuke, Gasaro ka Mama, Mabukwe ari kumwe na Ankostin ndetse n'izindi zitandukanye. Mu mwaka w'2008 nibwo Dashimu yinjiye neza mu muziki. Gusa nyuma y'imyaka 4 hakaba hari mu mwaka 2011 nibwo Dashimu yari afite imbaraga, noneho ubona ko umuziki we utangiye gutanga icyizere. Ubwo Dashimu yaririmbaga injyana ya Afrobeat. Mu mwaka wa 2012 Dashimu yabaye aparitse gato cyane ibijyanye na career y'umuziki, abigarukamo nyuma y'imyaka 2. Hakaba hari mu mwaka wa 2012. Mu mwaka w'2012 gusa ubwo yaparikaga umuziki gato ni nabwo yahise atangira itangazamakuru. Dashimu yatangira itangazamakuru ku kinyamakuru cyandika cyitwa imirasire.com, akabifatanya no gukorera kuri Flash FM. Mu mwaka wa 2013 Dashimu yavuye kuri Flash FM yerekeza kuri City Radio aho yakoraga ikiganiro cya The Lunch Hour Jam. Mu mwaka wa 2015 iki kiganiro cyatwaye ibihembo by'umwaka nk'ikiganiro cyiza cya mbere kiba ku manywa mu bihembo bya Rwanda Broadcasting Awards mu mwaka wa 2015. Uyu mugabo
yerekeje kuri TV1 akabifatanya no gukora kuri BTN TV. Nyuma y'igihe kitari gito umwana yaje gukumbura iwabo, maze Dashimu afata urugendo asubira kuri City Radio mu kiganiro yakoraga cyitwaga Inzu y'Ibitabo. Iki kiganiro cyazamuye izina ry'uyu mugabo, aramenyekana yewe agera kure atari yarigeze na mbere hose. Nyuma y'igihe kigeze ku myaka 5 yose akora igitangazamakuru cya City Radio, tariki 13 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 yaje kuhava yerekeza kuri Final FM. Muri bage yajyanyemo ikiganiro cye cyitwa Inzu y'Ibitabo. Muri uwo mwaka n'ubundi Dashimu yerekeje ku Gishushu kuri Radio 10. Uyu mugabo yaje gutera intambwe atangira kujya ategura ibitaramo byitwa Ijambo Ryahindura Ubuzima Summit. Muri edition ya mbere hitabiriye abantu barenga 500. Imibare dukesha inyarwanda.com. Muri abo bitabiriye harimo nka Diplomat, Dr. Tom Cruise, Rutanga rw'amaboko ndetse n'abandi benshi. Ngibyo iby'ingenzi wamenya kuri Dashimu cyangwa se dash. Nyemera dusoreza aha, tuzasubira ubutaha. Ibuka gukora subscribe ndetse na like mu gihe wakunze ikiganiro. Nubona hari n'abandi cyafasha ukoresheje, maze kigere no ku bandi benshi. Nge wumva ndi Aime Confiance. Hasta la vista.